Hari igihe umuntu akanguka mu gitondo umutima utera cyane kuko yarose yiruka ahunga umuntu utazwi. Undi agakanguka kuko yarose abona amafaranga menshi cyangwa yahuye n'umuntu wapfuye kera. Hari n'ubona arota yaguye ahantu hari nko mu manga cyangwa mu mukingo akabyuka ameze nkaho kuko yari yaguyeyo. Ibi ni ibintu biba ku bantu hafi ya bose hano ku isi. Ariko ikibazo kimaze ibinyejana kibazwa, ese inzozi zifite ubuhe butumwa? Ese hari icyo zihanura cyangwa ni ibikorwa bisanzwe by'ubwonko? Reka tubivugeho. Jye ndi Ntwari Arsene. Kuva mu bihe bya kera abantu batandukanye bagiye bahinzuza ibisobanuro bitandukanye. Mu Misiri ya kera hari abantu bizeraga ko inzozi ari ubutumwa buturutse ku Mana. Abami n'abatware babaga bafite abantu bashinzwe gusobanura inzozi zabo mbere yo gufata ibyemezo bikomeye. Mu Bugereki bwa kera naho hari insengero abantu bajyagamo bakarara bategereje kurota kugira ngo babone ibisubizo by'ibibazo byabo. Mu madini menshi nayo inzozi zagaragaye nk'uburyo Imana cyangwa izindi mbaraga zivugisha abantu. Muri Bibiliya ntagatifu Yosefu yasobanuye inzozi za Farawo zerekanaga ibyo bigiye kumubaho mu myaka 7, aho hari imyaka y'uburumbuke n'indi 7 y'inzara. Daniel nawe yasobanuye inzozi z'abami. Muri Islam hari inyigisho zivuga ko hari inzozi nziza zishobora kuba ubutumwa bwiza buturutse ku Mana, izindi zikaba zituruka ku bitekerezo by'umuntu cyangwa zikaba ari ibimushuka. Ariko uko siko siyansi bibona. Abashakashatsi bavuga ko inzozi zibaho cyane igihe umuntu ari mu cyiciro cy'ibitotsi bita REM, Rapid Eye Movement. Muri icyo gihe ubwonko buba bukora cyane rimwe na rimwe kurusha igihe umuntu aba ari maso. Nicyo gituma inzozi ziba zifite amashusho menshi kandi zigaragara nk'ukuri. Hari umuhanga uzwi cyane witwaga Sigmund Freud. Mu 1899 yasohoye igitabo cyamamaye cyitwa The Interpretation of Dreams. Freud yavuze ko inzozi zigaragaza ibyifuzo, amarangamutima cyangwa ibitekerezo umuntu ahisha mu mutima. Yizeraga ko ubutumwa bwishe mu nzozi aba ari bwinshi. Nyuma ye haje Carl Gustav Jung wemeye ko inzozi zifite akamaro, ariko avuga ko zishobora kuba zigaragaza ibimenyetso rusange abantu bose baba bahuriyeho, aho kuba ibyifuzo byishe gusa. Mu myaka ya vuba ubushakashatsi bwagaragaje ko inzozi zifasha ubwonko gutunganya amakuru twahuye nayo ku manywa. Iyo umuntu yize ibintu byinshi, yagize ubwoba cyangwa yahuye n'ibyishimo bikomeye, ibyo bishobora gutuma bya bintu yahuye nabyo bishobora kongera kugaruka muri za nzozi. Gusa hari inzozi abantu benshi ku isi bose baba bahuriyeho. Kurwana cyangwa guhunga bishobora kuba bifitanye isano n'igitutu cyangwa ibibazo umuntu ahanganye nabyo. Kurotorwa bishobora kuba bifitanye isano n'ubwoba bwo gutakaza ikintu cyangwa kutagira igenzura ku buzima. Kurota amenyo avamo ni inzozi zigaragara ku bantu benshi, ariko nta gihamya siyansi iravuga ko zifite ubusobanuro bumwe ku bantu bose. Kurota umuntu wapfuye nabyo bishobora kuba bikunze kubaho cyane cyane iyo umuntu akimukumbuye cyangwa kimutekerezaho. Hari n'ikintu cyitwa lucid dream, aho umuntu aba azi ko ari kurota kandi rimwe na rimwe akaba yabasha no kugenzura ibibera mu nzozi. Hari n'abantu babikora nk'ubuhanga. Ikindi gitangaje ni sleep paralysis, aho umuntu akanguka ariko umubiri ukanga gukora. Abenshi bumva ko hari ikintu kibicaye ku gituza cyangwa hari umuntu uri mu cyumba. Mu bihe bya kera abantu babisobanuraga nk'imbaraga zidasanzwe, ariko science bivuga ko biterwa n'uko ubwonko bwakangutse mbere y'uko umubiri usubira gukora neza. Abantu benshi bakunda ibitabo cyangwa amashusho asobanura buri inzozi. Urugero nko kurota inzoka bivuga ibi, kurota amazi bikavuga biriya, cyangwa kurota amafaranga bikavuga ikindi. Ariko abashakashatsi bavuga ko nta gihamya na kimwe cyari cyemeza ko inzozi zose zifite ubusobanuro bumwe. Inzozi z'umuntu zishingira ku buzima bwe, ibyo atekereza, ibyo yanyuzemo n'umuco yakuriyemo. Ese inzozi zihanura ejo hazaza? Iki ni ikibazo gikomeje guteza impaka. Hari abantu bavuga ko barose ibintu nyuma bikaba, ariko ubushakashatsi ntiburabona gihamya cyemeza ko inzozi zishobora guhanura ejo hazaza ku buryo bwizewe. Hari igihe umuntu arota ibintu byinshi, hanyuma kimwe muri byo yarose kikazaba, bikamutera kumva ko n'izindi zose yarose byabaga ari ubuhanuzi. Uyu munsi siyansi yemeza ko inzozi zifasha ubwonko gutunganya amakuru, kwibuka, kugabanya amarangamutima no gutegura ibitekerezo.
nubwo hakiri byinshi bitarasobanuka, inzozi zikomeje kuba kimwe mu bintu bitangaje cyane ubwonko bw'umuntu bukora. Bityo rero iyo urose ntugahite wemeza ko ari ubutumwa buhanura ibizaba. Hari n'igihe ziba ari uruvanze rw'ibyo wabonye, ibyo wumvise, ibyo wifuje, ibyo utinya n'uburyo ubwonko bwawe burimo gutunganya amakuru. Niyo mpamvu kugeza ubu inzozi zikomeze kuba bimwe mu mabanga akomeye akurura abahanga, abanyamadini n'abantu basanzwe ku isi hose.